22 mwari mwaratinze gushaka nkumvaga ngo abandi bagiraga 17 18 oya biriya no gushagaguzwa numvise ngo muvukana na 3 yisumbuye tuzi ayo barakubeshya hanyuma se guca inyuma uhari iki kandi nta kibazo rwose niyo yagenda ariko burya bikaturuka ku irari ry'umubiri sibyo ariko rero ntabwo nabitwara nabi kandi niyo yabikora icyo gihe n'umuryango abanzaniye umuryango. Abazungu baravuga ngo behind every successful man there is a woman. Bishatse kuvuga ngo inyuma y'umugabo wese uzabona undi nyine wageze w'intara ribonye wakoze ibintu bidasanzwe haba hari umugore, kubera ko buriya abagore bagira uruhare muri success mu kugira ngo tugere ku iterambere mu byiza byose tugeraho. Nk'abagabo hari abagore baba babiri inyuma. Ndiro turi koraso muri rukaka mukaza byuma ndege tuzacya basore singanzwa mu guheze. Muze uri muntu nyine wavutse ryari bigenda gute? Ni ubundi navutse muri 63. Ufite imyaka ingaho ubu? Ubu navutse 34. Hanyuma igihe kiragera utereta umukobwa? Byose byurumva byari mu nshingano y'umuntu amaze gukura abaye umuntu w'umusore ashaka umufasha. Byagendaga gute kuko abo ngubu mbona bahurira mu mashuri cyangwa bahurira he? Kera mwahuriraga he kugira ngo muterete? Ese mu gihugu haba nta hantu abantu badahurira. Dushobora no guhurira kwiriba mu tundi turi mu dutandukanye mu misa gutyo nibyo abantu barahuraho bahuriye hose bashobora kumenyana. Nyine aho mwahuriye? Twahuriye mu nzira. Yari umuturanyi nari ntuye muzi mbese. Bese muziranye kuva mukivuka murabyiruka? Nubwo atari hafi cyane ariko twari duturanye. Baramwiterese cyangwa nawe muranga nyine baramukuza? Kera habagaho umuranga niyo wateretaga ubundi ntago wajya no gushaka umugore utabanje kumutereta. Ibyo byo ari inshingano zawe. None wo muranga jyayo nyuma. Umugwe uti ngira kwa nakumbarize ni buriya muntu wawe yankunda cyangwa arakunde muterese utemuze ambwiza kuri rwose. Oya none se nawe uri umuntu w'iki gihe none uko bateretse urakuzi icyo gihe na kera nta gihe abantu batabayeho baganira. Ubundi gutereta ari nukuganira ndakeka ari cyo bivuga. Niba ari uko uyubaganiriye n'umuntu mushaka kuvugana ibyifuzo byanyu. Cyecuru ndamubona nawe nawe ndamuhamagara. Mukecuru igira hino umbwira ukuntu yaguteretse. Urumva urasigiye na muzehe muri hafi hamwe mu kigero cye? Nuko twarimo tuvuga tuti nuko agira gutya arakwiteretera neza cyane. Byagenze gute? Twarakundanye nuko turabyuzuza. Oya mbwira oya bisha ku ruhande yaje gute? Yatangiye kubikubwira gute? Kubimbwira gute? Nyine twahuriye mu gusenga. Nuko rero ubwo niho twamenyaniye. Mu gusenga? Gute se nyine? Kuko ku kiliziya kwa padiri? Ku kiliziya. Tujya mu misa mbese. Ubwo rero tukajya tuganira nuko turakundana cyane. Hano nihera i Butare? Ingoma. Nibyo ingoma kuri paruwasi. Ubwo hari nko muwe mwaka? Sobo nabyibukara. Wenda wari ufite nk'imyaka ingahe tangira kujya kwibarishwa izina? Cyo gihe afite imyaka 22. Ndibeshya. Uri muri 22. Mwari mwaratinze gushaka nkumvaga ngo abandi bagiraga 17 18. Oya biriya no gushagaguzwa. Ntabwo mwebwe mwari mwize rwose. Nuko atangira kukubaza izina rero yabigenje ate? Yakubajije ngo
nyine twarakundanye ubwo rero iyo umuntu agusabye urukundo nawe nyine ni ngombwa urarumwemerera. Ese mukecuru niwe wa mbere wari urugusabye? urebye niwe wa mbere ariko mbese niwe nahisemo. Yabikubaje ariwe wa mbere uhita unamwemerera. Nawe kari karimo nyine n'ubundi wajyaga umubona ukavuga ati umuhungu wo kwa kanaka. Nyine iyo abantu bakundanye nta kibuza rwose bagomba kubyuzuza. None dore murasazanye? Turasazanye pe. Ese mukecuru ntabwo wigeze uca ku ruhande cyangwa ngo byo ntibishoboka. none dore murasazanye mufite abana bangahe? Dufitanye abana 5. Mufitanye abana 5. Mukanya turakomerezaho nuko ubwo murashyingirwa. Cyarageze muranga mubwiye ko bamwemereye ko nta kibazo, noherezayo umusaza ajya kumvikana n'iwabo, turasaba turakwa turashyingirwa nyine. Kera ntago bakwaga nyinshi nk'ubu ngubu, inka imwe irahagije, yari ihagije icyo gihe. Ubu nibwo mukwa za miliyoni, naho umukobwa wa kera bamukwaga inka imwe. Ubukwe se basigaye bavuga bati reka nta n'ubukwe. Oya, niyo batabukoze bumvikana ubundi buryo ariko bakabana. None se hari umuntu ushobora kubaho ubuzima bwe nta mufasha afite? Yewe nta makuru ufite abana bo ngubu ngo ntabyo bagikeneye batabishatse. Ubwo nabyo biba ubushake bw'umuntu. ntacyo wenda reka twigumire kuri ibyo ngibyo by'inkwano. Mwebwe inkimwe hano, inka umusaza yarayiguhaga cyangwa yarayiguhaye, ariko ubu ngubu nyine ni ukuyihigira. Icyo gihe iso yaragukwereraga, babyita gukwerera. Kwera icyo gihe yaramubwiraga ati nabonye umugeni runaka, ajya kumusabira akajyana inka n'inzoga, akumvikana n'umuryango w'iwabo bakamwemerera bati umugeni turamuguhaye, cyangwa se umukobwa wacu nimutumwe. Kuko mbere yo kumwumvikana n'umukobwa naso yajyaga akumvikana n'iwabo bati umukobwa wacu nimutumwe inka, iyi nka waba uyifite ukayemera, waba utayifite ukayihakana, birumvikana umuntu atanga icyo afite. Numukaza kwitegura ukenga amayuga, ukajyana ugakwaba, imiryango igakorana bakaguha umugeni, igihe cyazagera bakagushyingira. Ko nyine baragukwereye baragushyingiye, ngo kera hacagamo igihe kinini warasabye barakwemereye umugeni, ariko nyine umugeni akazabaza bakazaguhekera nyuma. Ko byagendaga? Oya, iyo wasabaga byaterwaga n'amikoro. Umuntu wifite yashoboraga gusaba no mu kwezi gutaha agacyuruza ubukwe, ariko waba nta bushobozi buhanitse ukaba wamara nk'umwaka, amezi 7, 8 gutyo. Wowe wamaze angahe mzee? Njyewe se nari umukene namaze umwaka. Ese bwo muri uwo mwaka nta kuntu wa mugeni wawe wamuhamagaraga mwiganirire nyine nk'abantu bagiye kubana? None se abantu iyo babaye inshuti nta gihe bataganira. Kera habaga ibyo, iyo wamukumburaga washoboraga kwandika, ukamusuhuza, ukamwandikira akabaru ukamusuhuza, akakubwira amakuru nawe ukamubwira yawe. Nuko twavuganaga, telefone zari zitarabaho. Asa ntiyabaga yagusura nyine ngo mugere n'ukuntu mwigenza? Gusura bibaye ngombwa hari impamvu, ariko ubundi ku bakobwa burya kera ntabwo byakundaga kubaho, ariko ukaba utari wamukenera ku buryo yazi iwawe. Cyangwa wabaga ukirwaye intinyi nyine nawe? Oya, nta ntinyi se. Urwaye intinyi ntatekereza kujya gutereta. Hanyuma rero bamukuzanira umusaza ati nkamukazanura. Oya, ibyo ni mu bantu badashobotse. Ibyo sinzi niba agiye mbyiruka, ntabyo nabonye ibyo ngibyo.
byiruka byari byaracitse byari byaracitse nuko muraba hano muri Astrid bari bamaze kumenya iterambere ryari rimaze gusakara hakazanuraga abakera wenda nko muri imbere ya za 50 na arumva mu gihe cyanjye nashatse muri 80 subwo hari umuntu wabagikazanura koko nibyo kandi none mwe murabo muri Astrid buriya nahageze iterambere kera numvise ngo muvukana na 3 yisumbuye tusi ayo barakubeshye wese waba utayafite impamya bumenyi icyemezo cyayo ukaba warayigiye ese iriya mvugo yaturutse heko ntabyo nzi twivugira iby'ububaji bwawe tukabaza imbehe tukabaza amasekuru n'ibiki byose kandi ibi bintu narabyigishije iki giti mubazamo ni ikihe iki giti bacyita cakaranda cyangwa se bigakorwa mu biti by'imisave y'iminyarwanda imisave ni mene ibi biti bireba ariko ibi ngibi ni cakaranda nabyo ni ibiti byakomotse i Burayi ariko tubibazamo kuko ntibirara ntabwo bipfa kumeneka ubusa tubwira uti mugira mubaza imbehe ni nk'iyi hari n'izindi zirambuye uretse ko ubu ntazo usanze aha ariko niyo ni mu bwoko bwazo none se ni bande bazigura kuko muzi nyine abanyarwanda hari abazikenera hari n'igihe n'abanyamahanga baba bifuza nkaho nakubwiye tubicururiza aho babicuruza hari abanyamahanga baba bakeneye kumenya ibintu bya kinyarwanda bakaba babisangamo bakabigura naherutse kujya nakomerutse gutekereza ku bintu by'ubukwe by'iki gihe ugasanga umukobwa wese ugiye kurongorwa arakosha igisabo yarangiza akagenda akakimanika mu iguni ry'inzu yiwe ntazigera nacunda amata na rimwe biriya bintu koko byo ni umuco ubundi gutahana igisabo byo agiye gushyingirwa arakijyana byerekana ko aba yakowe hari n'izindi asanze mu rugo azajya nibakama akagera igihe cyo gucunda ariko kubera ko iyi mico imwe n'imwe igenda icika bazanye imitozo imwe ya kizungu ni ukuvuga ngo ntawe ukinywa amacunda bacundaga bashaka amavuta y'inka kera kuko ariyo bisigaga ubu rero bisiga aya kizungu ubwo rero n'ahantu ku makaragira numva ko bacundisha intozi imashini ku buryo nta bintu byo gucunda mu gisabo bikibaho gusa ni umuco kuko abanyarwanda umuco udashobora gucika ntacyo reka tugumane gutyo wa mugani nuko wenda se wowe nkawe iyo witegereje uri umwe mu bantu bakuze bamaze kugira imyaka runaka kandi abato hari ibintu ubona nyine byadutse by'iki gihe n'iki byose mu mico y'iki gihe ubona ni nk'iyi ubona idahwitse abato bari bakwiye kugerageza gukosora bahereye kubera ko nyine ni ngombwa ko tugana n'abakuru kugira ngo banaduhanure buriya nta muco udahwikwa biterwa n'igihe cyawo abantu b'ubungubu barakubwira bati turi muri viziyo rero rimwe na rimwe hari igihe bakubwira ngo ni muri viziyo utazi na viziyo ngiyo yari utayisobanukiwe ariko bo kubera ko babyumva bati turajyana na viziyo igihe rero ni cyacyo n'urumva ntibaguma mu bintu nk'ibyacu kubera ko bo n'ab'ubu ngubu n'ab'iki gihe nyine n'abo ba viziyo ese muze ujya wumva umuziki umuziki se kereka iyo nari mfite akaradiyo karapfuye nawumvaga icyo gihe kakiri kazima se umuntu witwa Jay Polly uramuzi nawe ni ukumwumva gutyo ariko njya numva indirimbo ze wumvise iyihe muze nimba atari ibanga kuyifata mu mutwe byangora ni nyinshi kuzifata mu mutwe byangora
izo numvise ni nyinshi ariko ntayo nishyizemo ngo mfate mu mutwe cyane. Dasingi ubundi yahoze ari umugabo wari umuyobozi ariko yashinze atari umuyobozi, yari burugumesitiri. Wenda kubera ko icyo gihe yari yarize, urumva yahise Dasingi. Icyo gihe niho abantu mbega hari akazi haryoshye, n'igisirimu ariko cyari kitari cyakara cyane, abifite bajyaga kuwanywera agacupa k'ibyeri. Bamwe bakanahabyinira iyo byabaga ngombwa kuko hari igihe bakoreshaga za soirée. Jewe ugeze ujya muri soirée? Oya. Nakubwiye ko nari mfite ubuzima bworoshye, ntabwo nago ushoboraga kujya muri soirée. Soirée se wayijyanamo amikoro make. Dasokanye n'umukecuru wawe rwose ngo mugende muri dancing mu dancing? Oya. Icyo gihe byo kubyinana n'umugeni ntabwo byari byo. Ibyo ni iby'abubu nyine. Muze nishimiye cyane rwose ubukorikori bwawe, ukuntu burimo wibariza. Dore tuntu rwose ubaza ni twiza. Mwabibonye? Dore iyi ni imbehe ya Kinyarwanda. Iyi ni imbehe. Akanako ntabwo karuzura neza, muragasiga mukagira gute? Karabura kugasiga kugira ngo kanoge kamere neza. Mukarebe dore hose. Akabona nagatemere kako. Wagira ngo nagaseke ariko nagara agaseke kaboshye, nagaseke kabaje mu giti cya jacaranda. Urumva? Dore ni isekuru. Dore ni isekuru. Gasekuru nako nago karanoga neza, dore n'uyu muhini. Hanga wasekuramo harya basekuramo ibirungo. Utungutundu uko basekuramo ibirungo murabizi. Dore muri iki gihe cy'icyorezo mugomba kuzajya murya tangawizi, mukarya tungurusumu, dore basekuramo hano. Niki kintu wumva umufasha wawe yari gukora, yashoboraga gukora, ntubyihanganire ukaba wanahukana cyangwa se ukanaruta burundu? Nkaba naruta keretse ari wa muntu twicara dutongana akanankubita mbese. Urumva burya ntabwo inkoni arizo zubaka. Oya, ubwiyaza kugukubita rimwe kabiri wari kwigendera. Nari kwigendera ugasanga mbese turashwanye. Ariko kuva ubwo kugeza kuri iyi saha ubu nta kibazo dufite. Ntabwo yigeze anabitinyuka? Oya. Naho se ubukene ntabwo bwari gutuma mwahukana? Ubukene ubukene umuntu arabwihanganira. Ubukene urabwihanganira. Hanyuma se guca inyuma uhari iki? Kandi nta kibazo rwose. Niyo yagenda ariko burya bikaturuka ku irari ry'umubiri, sibyo? Ariko rero ntabwo nabitwara nabi. Kandi niyo yabikora icyo gihe n'umuryango abanzaniye. Abanzaniye umuryango. Nibyo? Rwose. Abakuzaniye abanzaniye umuryango. Nta kibazo. Cyangwa ukamugaruza neza? Nta kibazo rwose. Ukamugaruza buke buke umwereka ko umukunze nawe? Oya, nta kibazo. Ntabwo namureba nabi ngo anciye inyuma. Rwose ni umuryango abanzaniye. Ubu se wowe umuciye inyuma yabyihanganira? Ntabwo nabimenya. Ariko wenda nawe ashobora kubyihanganira. Ngaho gira icyo ubwira abantu bakuru, abana bato nako nyine, kugira ngo ribe nyine nk'ibanga ryo kugira ngo bazagire ingo zizaramba, tureke kubona ingo zisenyuka buri minsi 2 buri minsi 3. Inama no kwihangana. Ubundi mukajya inama, niba ari icyo mugiye gukora mukagikora mukacyuzuza, mbese mukuzuzanya. Urakoze mukecuru, urakoze rwose. Nuko ubwo rero niba ugashaka kumwimerere, dore ngo uyu musaza ava ku giti, dore umuntu, nimero za telefone araje zibabwire, muzamutelefone mumuha akazi. Atuye ahantu bita Impare mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye, sibyo da? Hepfo yaho bita kuri dancing ahantu babyiniraga kera, na n'ubu ngubu ariko baracyabyinira.